Wow, mbega amandazi asa neza arisatuye araryoshye. Wow. Hello, muraho neza, mbaye ikaze bakunzi bo guteka, abakunzi ba Claire Mbabazi, bantu mukunda igikoni, mukunda no kwita ku buzima bwanyu. Uyu munsi tugiye guteka, ariko noneho ntabwo ndi jyenyine, mfite umwe mu bakobwa beza bagiye kuza kudutekera uyu munsi. Nabonye mu bintu mu Rwanda cyangwa hano muri Afurika muri rusange dukunda kurya hari amandazi, nagiye mbereka amandazi atandukanye, ariko noneho uyu muvandimwe wanjye hari ukuntu ateka amandazi nkavuga nti amandazi reka aze kuza kutwereka ukuntu ateka amandazi, noneho we nta nubwo ajya apima nk'uko mpima bikavamo. Mwishimirwa benshi muri mwe murambwira ngo Claire ngo izo ngero zawe ntituzifite, reka turebe ukuntu uyu sister agiye kuza kubigenza. Ngo haragereranya akagira ate simbizi ngo bikavamo. Reka tumuhe ikaze aze adutekere amandazi. Karibu cyane my lovely sisters. Uraho neza? Sava? Umeze neza? Yego. Nk'aka ni kabucura k'iwacu. Witwa nde? Esther. So Esther nguhaye ikaze rero tugiye guteka, ugiye kudutekera iki? Ngiye kubatekera no munsi amandazi. Amandazi yawe ni special. Uyateka gute? Ni iki gituma avunguka kuriya? Kwa kuri abantu bavuga ngo ati amandazi ngo yaje gukomera nyuma ya Esther, ntago bibaho. Hako nanjye nteka ntago ajya akomera. Ubundi akenshi abantu benshi bakunze kugenda bavanga, ariko buriya biba byiza ingredient igiye uzivanga mbere utarashyiramo amazi, nibwo bigenda bikagira rya rindazi rigasaduka. Kwa kundi ubona irindazi rifashemo hagati bikomeye. Ntabwo ari kuba bimeze. Ubona ni nka ryegeranye nyine y'amandazi aba ameze nka keke n'ama special. Yes, niyo tugiye guteka uyu munsi rero. Reka twereke iyo tugiye gukoresha, anatwereka akantu ku kandi, fata ikaramu cyangwa se tega amatwi wumve, ubundi nawe wige guteka neza amandazi. Tugaruke mu kanya. N'ibyo ukoresha rero amandazi yawe. Cyambere dukeneye amazi. Abantu benshi bazi ko abenshi bakunda gukoresha amazi y'akazuyaze, abandi bagakoresha amazi ashyushye, abandi bakoresha amata, ariko uno munsi ngenda akoresha amazi mu buryo bwo kugira ute ekonomi. Ibintu byarahenze kandi bigatanga resultat nziza. Dukeneye amazi, amavuta y'ubuto busanzwe, ayo ufite niyo wakoresha, si ngombwa ngo igihwagari ngo sinzi. Wewe ukoresha amavuta usanga ufite iwawe utekesha. Turakenera n'umunyu, ho turakeneraho gakeya, na vanilla essence extract, na capamandazi, ifarine, isukari, n'amagi 2 n'indimu. Ariko indimu turakoresha ubushishwa bwayo, bituma humura neza, bituma amandazi wumva akantu k'agahumura ukuntu, bigatuma uyarya uyashaka cyane. Natwe kuvangisha murakabona. Unkoresha ubundi umuyede. Ndagukoresha da. Kanze bundi maze nkwambika itaburiya ntakwanduza, ubundi tujye mu kuvangavanga. None turatangira tuvange. Turabanza tuvange cyo turi buvangiremo. Yego, muri iyi bowl. Hanyuma turakoresha ifarine. Nge ntabwo nyapima. Ugereranya gute subu? Ubu ngo tugiye gutangira, dutangire nyine amandazi yacu. Turabanza ifarine, bitewe n'amandazi dushaka turakoresha urugero rw'ifarine dukeneye. Ndaringaniza kuko nkeneye amandazi menshi, ni nayo mpamvu aya yaba ari makeya. Ubwo ngengeranye ndabona ari nk'igikombe. Cyaba ari nk'igikombe n'igice, ariko igice ntabwo kigeramo neza. Tugashyiramo, turakoresha ibiyiko 2. Ibiyiko 2 bya capamandazi. Ndapira hatoya cyangwa hanini? Ahangaha hatoya. Ibiyiko 2 binini. Ariko ntabwo byuzuza neza. Iyo byujuje neza ukoresha 1 n'igice, kuko ishobora kubamo nyinshi. Ibaye nyinshi bigenda gute? Biramatira mu kanwa. Biramatira. Ngiye nkoresheje 1 n'igice. Nikoresha yose ishira hose cyangwa gatoya. Nikore yose turareba. Turafata urugero dukeneye. Hanyuma iyo urangije gushyiramo capamandazi, uravanga kugira ngo bibe ikintu kimwe. Ukabivanga.
urabona ukuntu ifarini ingana. Ifarini ni uku nguku yacu ingana, ukavanga. Umunyu rero ntabwo ushyiramo umunyu mwinshi, uragira nka gutya pinshi inshuro ebyiri ziba zibaye, kuko umunyu ubayemo mwinshi nawe murabyumva mwaba mugiye byahita biba serumu. bya bindi bahereza abantu iyo barwaye agakanzu agasameta. hanyuma rero isukari nanone ushyiramo ku rwego rwawe rw'isukari ukunda cyangwa ukeneye cyangwa ushaka. Njyewe usanzwe nkunda isukari yumvikana mu mandazi, wowe uzashyiramo bitewe n'urugero ushaka. Ukunze nyinshi cyane uzashyiramo nyinshi cyane, ukunda nkeya utanayikunda uzayihorera. Uzarya nyine vegetarian imbada bya bindi bibaharaye muri no minsi. Njye ndakoresha ibiyiko 5 by'isukari bituzuye cyane biringaniye, kandi byose n'undi bizaturuka ku mandazi ushaka. Biterwa n'urugero rw'amandazi wowe ushaka. Ndashaka menshi, ifarini yose turayimara, yanashira byo. Ubundi tuvange neza bibe ikintu kimwe. Iyo usoje ibi ngibi kuvanga, ushyiramo ubuto ukoresha ibiyiko, nabwo ukoresha ibiyiko 3 biba bibaye binini, cya kiyiko kinini. Yego, kuko bituma igipondo cyawe kwa kundi uri kugiponda bigufasha kunoga vuba. Yego, ntabwo ushaka kubishyiramo rimwe. Oya, byangiza iki? Kubishyiramo rimwe gute? Kwa kuntu bafata ifu n'ifarini byose tubivanga n'amavuta n'amagi. Oya, ibi ngibi icyo bigufasha kugenda ubivanga gutya, bituma ari kwa kundi amandazi nyine yawe uyateka akisatura. Iyo ubishyiraniyemo rero rimwe, ntabwo ndumva nta utaba wabikoze neza nk'uko ngombwa ukurikiza akantu ku kandi biba byiza kurushaho. Dushyiremo ikiyiko kimwe kinini cya vanira, kirabaye ntabwo wakirenza. vanira irahumura neza, ituma wumva amandazi ameze neza cyane. Afite akantu k'agahumuro kameze neza. Amandazi ngenda yakunda, ndabyuka kera nkiri mutoya shaho, hari ahantu bajyaga bateka amandazi bakayashyira muri firigo, we tukayarya twiga ku ishuri. Mana we, yaryohaga. Ufite inyota, iri ndazo rero rijya kumara inzara n'inyota. Abantu bariye amandazi ari muri firigo rwose, mujye muri comment muze kubitubwira. Mugatsata ntabwo nzayibagirwa. Tugiye gushyiramo amagi 2. Niyo turi gushyiramo, naryo rimene nta kibazo. Akora kunkoresha uri chef rego uyu munsi urayoboye. Ibibaye rero ubu ngubu turabivanga neza. Ahangaha biba byiza iyo ukoresheje intoki kugira ngo byivange neza, wowe ukagenda ubivangisha intoki. Kuba bivanze mbere, ibyo bintu ukuntu biba bimeze nk'aho wagira ngo byanyagiwe, se biravamo igipondo kizima. Biravamo igipondo kizima, kandi ni nabwo amandazi aba ameze neza. Nukurikiza ubu buryo, ndakurahiye n'ayandi mandazi uzongera kurya. Nanjye ndabihamya. Uzajya ufata umwanya wawe niyo waba ari mukenya, uyikoreye mu rugo iwawe. Bigira vuba. Ushobora gukora amandazi y'iminsi 3, 4 bitewe n'umuryango ufite. Rega nanone ari amandazi tugura kuri boutique ntabwo aba aryoshye, kandi ntabwo uzi ngo bayakoze bate. N'isuku ntabwo uba uyizeye. Ikindi turahita tuvangamo bwa bushishwa twarabye bwose. Oya, turakoresha bukeya kuko ushyizemo bwinshi byarura. Ni agahumuro gusa. Utanafite vanira buri ufite indimu wabyihorera. Nabyo wabyihorera. Nta yindi migu gusa, nyine n'indimu n'impumuro. Bigufasha gutuma uyarya neza, nyine wumva ahumuye neza. Iyo urangije ubu buryo, nibwo utangira kugira gushyiramo amazi. Ugenda ushyiramo gake gake kugira ngo ataza kurenza. Icyo gihe hari igihe ushobora kurenza ifarini ariyo nkeya usigaranye, ugasanga kabisa gake gake
ugenda uvanga gake 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 ku buryo ugira ute bitaza kukuraburiza. genda icyumva uko byakuraburiza da. ibaze rero warangije ariko ni nk'uko umuntu asonga adafite amazi ku ruhande, ni uko iyo uri guteka amandazi ugomba kuba ufite ifarini ku ruhande ka meme cyane. aya mandazi murayamara ko mbona agiye kuba menshi, cyangwa murajyana no ku isoko? reka reka dayo ngayo turahita tuyamara mu isegonda rimwe. Claire ahari? ewewe nta makuru ufite. Mpari aha ngaha ni make cyane, nayarya njyenyine. rero dutangiye guponda igipondo cyacu. uzi ko dushizemo utuzi duke cyane, reba ahantu tugeze kari kuzuye. ariko turacyafite ifarini nyinshi kandi ngira ngo tuyimare. oya ndagusigiramo ko uzakomerezaho ubutaha. none se si bajya bavuga ngo kumara ibintu ngo mu nzu ngo ntabwo ari sawa? ikibazo ni mu nkono. aya no mu nzu ishaye bishizemo se ugira ngo ubutaha bigenda cyatangiye no guhumura kubera ka kadimu. uracyumva nyine, uba wumva gihumura nawe kikaguhumurira nyine ukabyumva, ugahita wumva amandazi arahiye. si wamunda amandazi aryoha n'iki? twanywesha iki rero? giterwa wowe n'icyo ukunda. wanywesha mukaru, wanywesha igikoma, mbese biterwa n'icyo wowe n'icyo kugira ku mutima. byeri se yanywesha byeri? Mose mu cyaro ntibabikoraga. ugasanga ikigage wenda reka reka afite nk'igipirimusi urumva, noneho akagira ute akafite n'ikirindazi hano mu mbore. mujye muri komenti mubwire umuntu abonye umuntu ari kurisha ikirindazi n'igipirimusi cyangwa n'ikimitsingi. ikidenji ariko ari umugore denji umugabo ufite ubwanwa. ntabyo muzira mutubwire, ngenda bizi naranabibonye. tugashiremo umva ngenda bizi rwose ko cyamana we bajya babikora, gusa njye nyine sinari nabitestinga ngo numve. urumva keretse ngiye nko kuvumbura. wari ukuvumbura ndakurahiye pe. ariko narabibonye da, namwe mutubwire niba mutarabibonye aho iwanyu. ndabona cyanoze noneho pe. cyanoze. ubu ngubu twakongera tukakinumba tugisize ntuzubuto. igipondo rero iyo umajije kubona gisa nkaho kigiye gushya, kugira ngo ukore ugisoze nyine kuri aya mandazi ngiye nkora, mbanza nkashyiraho ubuto bukeya kugira bimfashe kukikora bwa nyuma, kukinoge bwa nyuma kinorohe, bimfasha gutuma nayo amandazi yanjye atakomeramo imbere. ni ingenzi iyi sitepu rimwe uzayisimbuke. uzayisimbuke ni ngombwa, binagufasha cya gihe uri kugenda ugikata, biragufasha kubera ko kiba kimeze neza. ujya kugikata ntigifata hasi cyane nk'ibindi bipondo, ntabwo kiba gikomeye, nta nubwo kiba kiroroshye, kiba kiri hagati. nimba muzi cya gipondo cyenda kumera nk'icya capati, ni kano mandazi aba ameze, cyangwa cya pizza. bimeze kimwe. neza dutwikire, turindire hagati y'iminota 10 na 15, ubundi tuze dukore amandazi yacu. kukihorera gutya. yego. so rero twagarutse tuvuye muri pause, ya minota irashize ingahe? 15. ari gufata agasiyesite, ari kuruhuka amandazi. urabona ko kiba cyanahindutse bana, ko cyari kimeze. manza ugashyiraho agafu kugira ngo uze kubona uburyo uza kugikata kidafata hasi, ukabanza ukongera ukagikaraga kubera ko kiba cyanoroshye, kubera ko wakirindiriyeho gatoya. kuramo ukavanga neza, gihita kinoroha cyane bana. ya minota umuntu aba amaze ni ingenzi pe. urabona ko kahise kari kwirukanka, kari kugenda neza. kameze n'icyuma. nanjye ngiye kubona akazi sasa. akazi kawe kagiye kuboneka mu kanya. urabona do ntabwo kiri ku mata, biva bivuze ko cyagize ute cyahiye.
iyo kikiri kugufata ku ntoki menya ko icyo gipondo cyawe gifite ikibazo. gifite ikibazo, urebe ikiburamo wongeremo. Ubanza ugasiga ku ntuza yawe kugira bitaza gufataho. ugasiga ku gahini. Ngomba kuba ari akandazi gafite peseri ntoya kubera kugira amavuta ikabyimba ko twashizemo capamandazi. Yego. Umuntu agomba kugerageza utuntu tungana. Ariko si n'itegeko kuko aba ari buri buryo iwawe utagiye gucuruza. Gucuruza niho umuntu washyiramo n'inda amadizayini n'utuntu tw'utumaniyeri n'utuntu tw'ibikabyo. naho ubundi ayo urya mu rugo yego nabwo uba ukeneye ibintu nyine byiza, nawe urya nyine ujya kurya n'amandazi agiye kuba menshi. Sinakubwiye ngo urajyana no ku isoko ukampinga. Gifite igifungo kingana wowe. Urajyayo nyamara aho bukera bisanzwe hagati na hagati. Icyuma gishyizeho ifarini bituma gikata neza bikanatandukana. Turagakuraho tutagiye dusaguka ko nakujugunya turaza kudukuramo utundi. Turaza kuduhuza n'ibindi. Genda ukata kora nyine neza gatiriyange. Murikabona kameze nk'agasambusa. Sambusa mandazi. Dushiremo amavuta yo guteka ubundi tureke ashye tubone gushiramo amandazi. Amandazi iyo ugiye kuyateka ntabwo washyira mu mavuta yagize yafashe umuriro cyane, urindira mu gihe ubona asa nkaho yashyushyemo none adashyushye cyane, kuko iyo ashyushye cyane bituma uyashyiramo agahita ashirira adahiye. Rero tugiye gushyiramo, genda urambikamo gake gake kugira utahe udashya. Hatangiye guhita byimba pe. Birabyimba bikaba binini. Tubonye amandazi 30 nangahe? Aba ari menshi. Umuriro ntabwo ari mukeya n'uwo namanuye hasi. Cyashyira hagati na hagati. Shyiramo hagati na hagati kugira ngo atanywa amavuta cyane. Atanywa amavuta kuko amavuta yajyamo imbere. Wow, none ukuntu yabaye manini. None ni byiza no gushyiraho ka eswitu kanywa ya mavuta aba yasagutse. Arahumura. Arahumura mana yanjye. Ikindi amavuta iyo ugiye kugira ngo wongeremo andi mandazi urayazimya akabanza akareka gushyuha cyane, kuko yashyizemo tayari ahita ashirira adahiye mukarya ibintu bikabateraye mu nda. Tubanze tureke aruhukeho gatoya. Amandazi yacu ngayo murayabona. Wow, mbega amandazi asa neza arisatuye araryoshye. Wow. Amandazi araguhumura. Ari guhumura neza. Tujya kunywesha inshyushyu, wanywesha igikoma, wanywesha igipirimusi, wanywesha urwagwa.
yaratuzangushya icyayi n'igikoma akamukaru karunze neza agacyayi akamata n'igikoma nta kibazo ngero nkundira indazi gisatuye dusenga dushima Imana by'abantu urasenga hakundi busanzwe wowe amen okay voilà reba ukuntu tuba tworoshye pe tuvungagurika araryoshye ukunda isukari nyinshi uzashyira muri ushaka teguwe nikunyuze turaryoshye harahumura humura niba neza muzakunda muzagerageze mu rugo iwanyu muzayakunda pe mana njye wakoze pe amandazi araryoshye muzakora amandazi gutya muzayakunda nta bintu byinshi bijyamo akoze cyane Imana ubwo umugisha azatekera na denjiga one day ndashaka kuzarya cya denjiga nkarya nka nka bitandatu nka bine bibiri cyakoze nka kimwe n'igice n'igikeya ntabwo babishobora umva muzakunda cyane yahoze iyo yahoze noneho aryoha kurushaho rero ubu turi kuyarya ashyushye mwebwe muzabigerageze muzatubwira muri comment umuntu uzaba yayakoze cyane turabakunda cyane mukomeze mukore iki bakore like basharinge bakore subscribe tujya kuza ibihumbi 100 wow kuri kwezi kwa gatatu kurarangira twuje ibihumbi 100 inkunga yanyu muri muri inshuti nziza inkunga ni inkunga ikomeye ku zindi zose ndabakunda cyane twiruta cyane bye